ry'Imana ntirirobanura abantu. Ijambo ry'Imana twese turyibonamo, ijambo ry'Imana n'indorerwamo twese twireberamo. Uyu munsi rero mfite ubutumwa bwo kukubwira ngo igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Niyo message mfite kukubwira. Buri kintu cyose uzabamo cyangwa se wabayemo cyangwa se urimo uyu munsi, ujye ukitegereza urebe ese ibi bihe ndimo, iyi minsi ndimo mpagaze nte? Kuko iteka igihe umuntu atirebye ntamenya impamvu zibimubaho, kandi iyo wirebyeho bishobora kuguha impamvu z'ibyo urimo, bishobora kuguha impamvu z'ibyo ubaho cyangwa se n'ibiri kukubaho uwo munsi. Abisirayeli rero bahoraga bari muri urwo rugendo rwo kugenda berekeza mu masezerano, berekeza mu gihugu Imana yababwiye, berekeza mu gihugu Imana yababwiraga ngo ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki kandi kigali. Bagiriramo ibibazo rero. Mose muri iki gice ari nacyo navuzeho cyo kwibutsa, ababwira intambara baboneye muri ubwo butayu kubera kutumvira Imana. Berekeza i Kanani kandi bari hafi yo kugerayo. Ikindi, mu misozi yose babayemo cyangwa se mu misozi yose banyuzemo, umusozi witwa umusozi wa Seyiri warabaremerereye biteye ubwoba. Barawuzengurukaga bakongera bakagarukaho bari, bakazenguruka bakongera bakagarukaho bari. Igihe cyose ngo bawuzengurutse igihe kirekire. Ahantu hari hafi y'inyanja, aho hafi y'inyanja kandi hari imisozi miremire, cyari igihugu cy'imisozi miremire. Uyu musozi ubabera umusozi, ubabera ikintu kibagora mu buzima. Buriya mu misozi myinshi umuntu anyuramo hari umusozi umuremereye, hari umusozi umugora, hari umusozi umuntu azengurukaho. Ndagira ngo nkubwire nawe ubwo hari umusozi ushobora kuwuzengurutseho iminsi, ariko umusozi ushobora kukubera umusozi wabigizemo uruhare. Ushobora kuzenguruka ahantu ukajya ugarukaho uri nta cyaha wakoze, ariko ushobora no kwizengurukaho ubwawe ukajya ugarukaho uri bitewe n'imiterere yawe, bitewe n'imigendere yawe. Imiterere yacu cyangwa imigendere yacu ni kimwe mu bishobora gutuma duhora twizungurukaho. Ukava hano ukongera ukazunguruka ukagarukaho wari uri, ukava hano wagira ngo utangira urugendo ukongera ukazenguruka ukagarukaho wari uri. Kimwe mu bitugora n'imiterere yacu rimwe. Iyo umuntu adahinduye imyumvire, gahindura imitekerereze, ahindura imikorere, ahindura imirebere, ahindura imivugire, ahindura inshuti zitari ngombwa, kimwe mu bishobora kukugora mu rugendo watangiye, ibyo nabyo bibaho. Abisirayeli rero bagiraga ibintu byinshi bibagora, kwifuza gusa n'abandi, kwifuza kugenda nk'abandi, bagiraga imyifurize myinshi. Muri iyo myifurize bigatuma Imana ibima inzira, bigatuma Imana ibima inzira da. Buri Imana ishobora kwimana inzira kandi ku bandi yayikinguye. Hari igihe rwose bibaho umuntu akabura inzira kandi abandi bayifite. Hari igihe bibaho umuntu akabura icyerekezo abandi bagifite. Iyo bitabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ushobora kuba nawe wabigiramo uruhare. Niyo mpamvu ni byiza ko ijambo ry'Imana iyo turyumva dukwiriye kwireba neza, tukisuzuma, tukigenzura, tukareba muri iyi nzira twatangiye n'uru rugendo twatangiye n'uburyo twizengurukaho ko nta ruhare rwacu tubigiramo. Baragiye rero uyu musozi wabereye umusozi urabagora. Imana nk'umunyembabazi, Imana nk'umutunzi w'imbabazi, ibagirira imbabazi, ibabwira ijambo rikomeye, irababwira ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Si uko bari babaye beza, si n'uko bari bakoze ibyiza uwo munsi, ahubwo mu mbabazi z'Imana, mu rukundo rw'Imana, mu migambi y'Imana, hari igihe igirira abantu imbabazi itabitewe n'uko bakoze imirimo myiza, itabitewe n'uko batunganye, ikabagirira imbabazi, ikabakura aho bari bari, ikabakomezanya ahandi, ikabavana ku ntambwe ikabageza ku yindi. Urwo rugendo Imana ikagenda ibibutsa, igenda ibabwira ngo kandi mujye mwibuka ibi byabaye, nkabagirira imbabazi, nkabacira inzira. Aba bantu rero bagirirwa imbabazi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Iyo usomye mu Maganya ya Yeremiya igice cya 3 n'umurongo wa 31, Imana igaragara ko ari umunyembabazi. Amaganya ya Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 31 aravuga ngo kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, nawe yababaza umuntu ariko azamugira
ungana, kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana ntihora yishimira umubabaro w'umuntu. Oya, kimwe mu bintu bishobora kubabaza Imana ni igihe ubabara igihe kirekire, Imana nayo ishobora kubabarana nawe. Iyo iravuga ngo mubabarane n'abababaye, mwishimane n'abishimye. Imana ikunda kwishimana n'abishimye iyo ibyo byishimo birimo kwera no gukiranuka. Imana ikunda kubabarana n'abababaye iyo bababaye amaso yabo bakayerekeza ku Mana. Hari igihe umuntu agira umubabaro ariko ntiyerekeze amaso ku Mana. Hari igihe umuntu agira umubabaro ariko ntatekereze iyamuremye. Uwibagirwa iyamuremye, Imana ishobora kumugirira imbabazi ikamwibuka, ariko nubwo yamwibuka ibimubwira ngo nubwo mwibutse wongere utekereze, wongere wibuke, wongere ukebura amaso yawe. Imana rero nk'umunyembabazi, Imana nk'Imana y'urukundo ni inyembabazi. Bita ijambo rikubwira ngo kubw'uwo musozi, kubw'icyo kigeragezo cyawe, kubw'izo ntambara urwana, Imana igiye kukugirira imbabazi, iguha aho uca, iguha irembo ryo gusohokeramo, iguha irembo ryo kwerekeramo, iguha irembo ryo gutabarirwamo, atari uko wakoze imirimo myiza, atari uko wakoze ibyo gukiranuka cyane, ahubwo kubw'imbabazi z'Imana, Imana igiye kugucyambikisha. Niko Bibiliya bivuga. Iyo usomye igitabo cy'Umubwiriza ibice 3 n'umurongo wa mbere, Bibiliya iratubwira ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Perutse kwigisha ijambo twaganiriyeho bwashize, narababwiye ngo Imana ishobora kuvubirira imvura ababi n'abeza, ikabatabara. Inshuro nyinshi bikorera kugira ngo izabone uko ikubura. Nutibuka ko ibyo Imana igukorera n'intambwe iguteza n'uburyo igukiza, uzabitekereza ko ari ibintu bisanzwe. Ariko imirimo yose Imana idukorera n'umuntu tugirirwa, iyo tutabihaye agaciro ngo tubiheshe agaciro, tubyibuke, dutekereze aho Imana yadukuye, dutekereze ibyo yadukoreye, dutekereze intambwe yatuvanyeho, dutekereze intambwe yaduteje. Imana ibyo byose bizadushyirisha mu rubanza. Umuntu ashobora kuvuga ariko njyewe ntabwo njya nsenga. Kudasenga kwawe, kutamenya Imana kwawe, ntibizatuma utajya mu rubanza. Wabyirengagiza, wabikoreramo, wabigenderamo, kumenya Imana ni byiza, no kutayimenya bizadushyirisha mu rubanza. Kuko impamvu ya mbere, ubutumwa bwiza burabwira, ijambo ry'Imana riratambuka, hano kuri televiziyo turarivuga, kuri radiyo riravugwa, yewe imbuga nkoranyambaga YouTube abantu barakurikira, ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose ijambo ry'Imana riravuga. Igituma rivugwa ni ukubera, ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke mu bantu. Hari abantu rero binangira ariko bakagirirwa neza n'Imana. Kuko nyamunda kubanga bagubwa nabi, Bibiliya ivuga ngo abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ariko kandi hari n'abantu Imana ikoresha ikabagirira neza, ikagira ibutsa iyo mirimo kugira ngo ahari batungane, bakananirana. N'uyu mwanya ushobora kuvuga iki? Ijambo ry'Imana ryumva buri munsi, ariko ridashobora kuguhindura. Wanze kwemera ubushake bw'Imana, wanze kwemera guca bugufi, wanze kwemera gutungana, ariko kimwe Imana ikomeje kukugirira neza nubwo wanze kumva. Imana ikomeje kukurinda. Mbibutse ko ubuzima bwa buri munsi turarindwa. Hari abantu badakizwa ariko Imana irinda impanuka. Hari abantu badakora ibyiza ariko Imana igirira neza. Ndagira ngo nkwibutse uyu munsi, ukwiriye gutekereza ku Mana yawe yaguhaye ubuzima urimo, yaguhaye imibereho uryamyemo, yaguhaye kurya ugahaga, yaguhaye kwambara ukaberwa, yaguhaye gutura ugatunga ugatunganirwa, ukongera ukayishaka. Hari n'abandi nabo bashaka Imana ariko baguwe nabi. Ariko kimwe mfite ijambo rivuga ngo igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije. Birashoboka ko waba uzengurutse imyaka itari mikeya, ubaha Imana, ushaka amaso y'Imana, ukora ibyo gukiranuka, utunganye rwose, urara amajoro, wirirwa amanywa, usenga, uririmbira Imana, ukorera Imana, uvuga ubutumwa, uri mu rugendo rwa buri munsi rwo gushaka amaso y'Imana, ariko ukahora wizengurukaho. Ndagira ngo nkubwire mesaje mfite kandi itari nini, mesaje mfite kandi ngufiya. Igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, kirahagije. Bibiliya iratubwira ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Icyo Bibiliya bishatse kuvuga ni iki? Ikigira itangiriro kigira n'iherezo.
birashoboka ko urugendo rwawe rwaba rukubaye rurerure, ariko ku munsi wabona ibintu utangiriyemo bikutera agahinda, bikubabaza, bigukomeretsa umutima, uko wabitangira kose biba bifite n'aho bizarangira. Urugendo rwose n'intambara zose warwana, ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Ntugaterwe ubwoba n'ibyo ureba, ntugaterwe ubwoba n'ibyo wumva, n'iby'akanya gatoya. Birashoboka ko waba ufite urugamba uri kurwana, birashoboka ko waba ufite ikigeragezo umaranye iminsi, gishobora kuba ari icy'uburwayi, gishobora kuba ari icy'intambara runaka, gishobora kuba ari icyo mu muryango, gishobora kuba ari icyo mu rugo ndani imbere, gishobora kuba ari icyo mu kazi runaka, ariko ikigira itangiriro kigira n'iherezo. Mfite ijambo ryo kukubwira ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije, kirahagije. Ndagira ngo tuze gusengana uyu munsi, bifite icyifuzo cyo kugira ngo dusengane. Igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije. Ushobora kutabyumva bitewe n'umubabaro ufite, ushobora kutabyumva bitewe n'iminsi umaze kuri uwo musozi, ushobora kutabyumva bitewe n'iminsi wabaye, ushobora kutabyumva bitewe n'iminsi wakomerekeyemo, birashoboka ko utabyumva, ariko mfite mesaje. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ubabwire mu gihe bazengurukiye umusozi kirahagije. Kirahagije, wa mumama we, wa mupapa w'umurikiye, wa musore, wa mukobwa, igihe uzengurukiye umusozi kirahagije, kirahagije. Bibiliya ari ijambo igitubwira, iratubwira ngo iyo Imana itegetse igihe, ibintu byose bijya mu buryo. Ubundi igihe kitari cyagera, hari igihe ushaka hirya no hino ukabona ntazi, ariko igihe cy'Imana kijya gitungura abantu. Igihe cy'Imana iteka kijya gitungura abantu. Uri mu gihe cy'Imana, uri mu minsi y'Imana, uri mu mezi y'Imana, ugiye kwinjiza mu myaka ugiye kwinjizwamo n'Imana. Birashoboka ko umaze iminsi ufite amagambo ubwirwa gukomeza, birashoboka ko umaze iminsi ureba nta inzira zaca, birashoboka ko umaze iminsi ureba ukabona gutabarwa kwawe kwarazimiye, birashoboka ko umaze iminsi utumva n'ijwi riguhumuriza, ariko kimwe cyo, igihe ubereye muri izo ntambara, igihe ubereye muri ayo madeni, igihe ubereye muri ayo makuba, igihe ubereye muri ibyo bikugerageza, igihe uzengurukiye kirahagije. Birashoboka ko uzengurutse umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri, birashoboka ko uzengurutse imyaka 10, birashoboka ko waba uzengurutse irenga 10, utabyara, udaheka, udakikira nk'abandi, ariko ijambo riratubwiye ngo igihe tuzengurukiye umusozi kirahagije. Ndagira ngo wumve iyo mesaje, ndagira ngo wumve ubwo butumwa atari ubwawe, ndagira ngo ubwakirane umutima wishimye, ndagira ngo ubwakirane umutima unezerewe, utangire uhanurire ibyari bikugoye, utangire uhanurire uwo musozi uzengurutse igihe kirekire, utangire uhanurire, utangire ububwire, ubwire ngo igihe tumaranye kirahagije, igihe nguzengurukiye kirahagije, utangire ububwire. Buri kintu cyose kigira amatwi kirumva, ikintu cyose kigira amatwi kirumva. Ubwire uwo musozi ngo wa musozi, Imana yigeze ituma ku mugabo bita Zerubabeli, imutuma umuhanuzi bita Zekariya, iramubwira ngo genda umbwirire umugaragu wanjye Zerubabeli, umubwire ngo mbere wa musozi munini wiyita iki, wa musozi munini we wiyita iki. Iyo dukoresheje iri jambo ry'ubuhanuzi tuba dushatse kuvuga iki? Umusozi ubuhari. Ntabwo Imana ishobora kuvuga ijambo icyo ibwiriye kidahari. Birashoboka ko nakubwira ntubyumve neza, ariko utekereza umusozi umazeho iminsi, umusozi wo kudashaka. Umuntu akagira imyaka 21, akagira 25, akagira 30, akagira 35, akagira 40 yashaka. Uwo ni umusozi. Ushobora kutabyumva, ushobora kutabiha agaciro, ariko uwo ni umusozi. Ntabwo iyo myaka ari umurage warazo. Ukwiriye gushaka nk'abandi, ukwiriye kubaka urugo nk'abandi, ukwiriye kubyara nk'abandi, ukwiriye guheka nk'abandi, ukwiriye kugira ibyiza, biragukwiriye. Nutabyiga turabona nawe uzabikwatura. Reka mubwire, Bibiliya itubwira ngo iteka ryose ijambo riratwegereye. Iyo wumvishe ijambo ukaryakirana umutima unezerewe, ubwo buhanuzi bwawe kandi bikakubera nk'uko wizeye. Ndagira ngo uyu munsi tuze gusenga. Naje mubwira ngo igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Birashoboka ko uwo musozi waba ari amadeni, benda kugutereza cyamunara. Birashoboka ko uwo musozi waba ari uw'abarozi,
udakomanze uzanasohoka udasezeye. Ubwo winjiye udakomanze uzanasohoka udasezeye. Uburyo bwiza bwo kubana n'Imana, imibereho yacu ya buri munsi, ukwiriye kuvugana n'ibyo bintu, ukwiriye kuvugana n'ibyo bibazo, ukwiriye kubibwira ijambo ry'Imana bigatega amatwi bikumva. Ukibwire ngo wa musozi munini wiyita iki, wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye, imbere y'ijambo ry'Imana wiyita iki? Biratubwira ngo uzakurwa ujugunywe kure, ngo bazane ibuye risumba ayandi mabuye, bavuga ngo nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Ndagira ngo mvugane nawe, iki gihe uhagazemo ni igihe cyo gucyama, igihe uhagazemo ni igihe cyo guhagurutswa n'Imana, igihe uhagazemo ni igihe Imana igiye gukorana nawe, igihe uhagazemo ni igihe Imana igiye kukubyutsa, igihe uhagazemo ni igihe Imana igiye gusoza ijambo yavuganye nawe, igihe uhagazemo ni igihe Imana igiye kukugarukaho, igihe uhagazemo ni igihe Imana iri kuvanga. Igihe uzengurutse kirahagije, wazengurutse ahantu hose ntiwabonye igisubizo, wazengurutse hirya no hino ariko ntiwabonye ubutabazi, uzenguruka ku boroheje n'abakomeye nta gisubizo baguhaye. Ubu uko ijambo ry'Imana rivuze, igihe uzengurukiye uwo musozi, igihe uzengurukiye ibyo bibazo, igihe uzengurukiye muri ako gahinda, igihe uzengurukiye ayo marira, igihe uzengurukiye kirahagije. Imana iravugana nawe iri jambo, igihe cyageze, igihe ni iki, umunsi n'uyu, ukwezi n'uku, umwaka n'uyu, ngo Imana yongere isoza ijambo ryiza yavuganye nawe. Ndagira ngo mvugane nawe, igihe urimo ni igihe cyo guhagurutswa n'Imana, ni igihe cyo kubakwa n'Imana, ni igihe cyo kongera gusanwa n'Imana, ni igihe cyo kongera kugarukwaho n'Imana. Ndagira ngo tuze gusengana muri iri jambo. Igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Birashoboka ko utabyumva ariko iminsi irabikundisha, birashoboka ko utabiha agaciro ariko agaciro uzakabona bitewe n'icyo Imana ikoze ku buzima bwawe. Ndagira ngo mvugane nawe, ubwo burwayi si ubwo kukwica, ntabwo bishoboka. Uri umushinga utazahombera mu nzira. Nongera mbisubiremo, uri umushinga utazahombera mu nzira. Birashoboka ko wavanga Imana ntizangirire imbabazi, birashoboka ko waba uri kwiciraho iteka uvuga ngo Mana, birashoboka ko nanjye wanyibuka, birashoboka ko nanjye wangarukaho, birashoboka ko nanjye wakongera ukangarura nk'abo umuntu. Umva nkubwire, igihe cyo kugarukwaho n'Imana cyageze, igihe cyo kugenererwa n'Imana cyageze. Iminsi yawe Imana yayegeranije, igiye kwivutsa nk'igitangaza. Ndagira ngo nkubwire, igihe cyo gusubizwa ni iki, igihe cyo kubona akazi ni iki. Nubwo kabuze ariko akawe karahari. Ndagira ngo nkubwire, nubwo ibyawe ureba bidahari ariko iyo bihamagawe n'Imana byose biritaba. Niko Yesaya yabihanuye, aravuga Imana ibihamagaye biritaba. Hari ibyo wahamagaye bibyaza, hari ibyo wavuganye nabyo bibyumva, ariko reka Imana ibiguhamagarire. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Igihe ubereye muri izo ntambara, igihe ubereye muri urwo rushako rwakuvangiye, mu mutwe wawe ntukiryama ngo usinzire, Imana igiye kugarura, igiye kukugarurira uwo mugabo, Imana igiye kukugarurira uwo mugore, Imana igiye kukugarurira ibyawe byanyazwe, Imana igiye kugarura umugisha wawe, Imana igiye kugarura, Imana igiye kugarura, Imana igiye kongera kukugarukaho. Ndagira ngo nkubwire, igihe uzengurukiye Seyiri ni igihe kirekire, ni iminsi yakugoye, ni iminsi y'ubutayu, ariko ndagira ngo mvugane nawe, Imana nkorera, Imana yamuhamagaye, igiye kongera kugarura ubuzima bwawe, igiye kongera kubukusanya, igiye kongera kubuhuza. Bwarasanga ariko Imana igiye kongera kubwegeranya. Haleluya! Bibiliya iratubwira ngo aba bantu bamaze kubwirwa iri jambo, hari amagambo Imana yavuganye nabo, ibabwira ikintu gikomeye. Iravuga ngo ubwo mugiye guhaguruka mukagenda, mugirire imbabazi bene wanyu, abo bita ngo ni bene wabo ba Esawu, Abedomu, muzanyura mu gihugu cyabo ariko ntimukabarwanya. Ndagira ngo mvugane nawe, ubwo Imana igiye kukugirira neza, ubwo Imana ivuze ngo icyo kigeragezo igihaye gutuza, igihaye guceceka, Imana ikabiguhaye inzira, ukwiriye kutazitura bakugiriye nabi inabi. Abedomu bari bene wabo na Yakobo, bari bene wabo n'Abisiraheli, bagombaga kwirinda kubagirira nabi. Imana irababwira ngo mubaceho, mutambuke mugende, nubwo babagiriye nabi ariko ntimukabiture iyo nabi, nubwo babahemukiye ariko ntimuzabiture ubuhemu babahemukiye, nubwo babakomerekeje ariko ntimukabiture. Ndagira ngo mvugane nawe, birashoboka ko umutima ubabaye, birashoboka ko uguwe nabi, birashoboka ko ari abantu babikoze kugira ngo umere gutyo, ariko uvuga ko ijambo rivuze
ntukabiture ibyo bakoze, ntukabiture imirimo mibi bakugiriye, ahubwo ijambo ry'Imana nk'uko ribivuze neza, igihe cyageze kugira ngo utambuke bakureba. Ubu uko ijambo ryavuze, Imana irababwira kuri iki gice cya 2:25, haravuga ngo umunsi mpagurikanye namwe hano. Aha, uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga yose yo munsi y'ijuru, ngo agutinye. Abazumva inkuru zawe zose bazahindira imishyitsi imbere yawe, ubatere kubabara cyane. Ugiye gutera abantu benshi ubwoba. Hari abantu ugiye gutera ubwoba, hari abagore ugiye gutera ubwoba, hari abagabo ugiye gutera ubwoba. Wa muntu umurikiye muri uyu mwanya, ibyari biguteye ubwoba, nawe igihe cyageze ngo Imana ibe kubitera ubwoba. Abagusunikaga, igihe cyageze ngo igitinyiro kikujya imbere, batangira baguhunge. Birimo ngo bazagutera baciye mu nzira imwe, Imana ibatatanirize mu nzira zirindwi. Iyo Imana ikugiye imbere, ibyari biguteye biratatana. Iyo Imana ikugiye imbere, ibyari biguteye ubwoba, nawe ubitera ubwoba mu izina rya Yesu. Igihe cyageze ngo abantu bagutinye, ntabwo ariwe uzahora ugenda n'ubwoba. Usigaye ugenda uca izindi nzira kubera ibibazo ufite, kubera iminsi uhagazemo. Ubwoba ni bwose, ariko ijambo riravuze ngo uyu munsi ndatangira guteza ubwoba amahanga ari imbere yawe. Iri ni ijambo babwiwe rya kabiri. Imana imaze kuvuga ngo igihe muzengurukiye umusozi kirahagije. Hari abantu badufata nk'abatazabaho, hari abantu badufata nk'aho tutazagira iyo tuva n'iyo tujya. Siko bimeze. Buri kintu cyose Imana ikigenera umunsi wayo. Icyo kibazo, icyo gisitaza cyagusitaje, uwo musozi umaze iminsi uri imbere yawe, urwo rusika rwahagaze imbere yawe, rushobora kuba ari amadeni, rushobora kuba ari bene wanyu muhangane. Urwo rusika Imana iravugana nabwo ngo rugiye gusenyuka maze utambuke mu izina rya Yesu. Hari ibintu bijya bitubuza gutambuka, hari ibintu bijya bitubuza kwinjira mu mugambi w'Imana, hari ibijya bitubuza kwinjira mu masezerano. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo none ari ukuzenguruka, ni ugucyamika. Iyo bavuze gucyamika bumvikana iki? Hari inzira Imana ibishyizeho, hari inzira Imana ibishyizeho. Nagira ngo mvugane nawe mu mwanya twerekeza gusenga, kugira ngo muze gutelefona muhamagare. Murahamagara kuri nimero ya hano kugira ngo tuze gusengana. Murahamagara kuri nimero muri studio, iyanjye nayo iriho, ariko muhamagare kuri muri studio kugira ngo tuze gusengana. Nagira ngo dusengane. Icyo kibazo Imana yagihaye igihe. Uwo musozi Imana yawuhaye igihe. Urwo rugamba uri kurwana Imana yaruhaye igihe. Nakubwiye ngo ibyinjira bidakomanze bigenda bitanasezeye. Birashoboka ko ibyo uri kurwana nabyo byinjiye bidakomanze bigenda kugenda bidasezeye. Ibyo uri kurwana nabyo byinjiye utazi uburyo byinshi, ariko niko bigenda gusohoka bidasezeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Bibiliya tubwira ngo ibintu bigiye guhinduka, kandi ibintu bijya bihinduka mu kanya gato nk'ako guhumbi. Reka mbabwire igitangaza kugira ngo mubone guhamagara. Iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 5, hari umurwayi wari umaze imyaka 38 ari ku kidendezi. Ngo abagira bene wabo, nuko marayika yazaga ku kidendezi, ngo barabateruraga bakabajugunya mu kidendezi, we kuko atari afite umujugunyamo, ngo maze agasigara aho ngaho. Birashoboka ko nawe umaze iminsi udafite uwakujugunyamo, udafite uwagufasha, udafite uwakwitaho, udafite uwakugirira neza, udafite inzira waboneramo ubutabazi. Dore ijambo rimwe, Yesu umunyembabazi ahageze. Yesu umunyembabazi ahageze. Mwamenya ko amaze imyaka myinshi arwaye kandi ari ku kidendezi. Baramubwira ngo yewe, nubwo wari utegereje marayika, uyu munsi ntabwo ari marayika uri buze. Aramubwira ngo nashaka mugenzereza, aramubwira ngo nashaka gukira. Ese aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe ugende. Hari ibintu abantu bari bamenyereye ko marayika ari buza, bari bamenyereye ko marayika ari buza akabirindura
cyane utumva, mu kibazo cyawe, mu bikugoye ufite, mu bikuremerereye cyane, mu ntambaro uri kurwana, Imana igiye gucana utatekerezaga. Ndagira ngo aka kanya twinjire mu kanya ko gusengana kuri telefone, uhamagara aka kanya kuri iyi nimero yo muri televiziyo. Munyemerere, ndashaka dusenge, ndashaka dufate akanya dusenge. Ndagira ngo dusengane, urahamagara kuri iyi nimero yano muri studio ya televiziyo, hanyuma dusengane muri uyu mwanya. Yesu ashimwe mwene data. Witwa nde, uherereye he? Imana ishyiraho iherezo. Igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, 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 kirahagije. Umva mubwire, ndagira ngo mubwire, mu minsi itarenze 15 uzarushima Imana, uzaguhamagara, uzatubwira igitangaza Imana igukoreye. Uzatubwira kuko n'Imana itabeshya. Igihe uzengurukiye uwo musozi, igihe ubereye muri ibyo bibazo, ntabwo ari umurage wagabanye, ntabwo ari iminsi ugomba guturamo. Imana igihindura ibintu, Imana igihindura amagambo y'abantu, Imana igihindura ibitekerezo by'abantu mu izina rya Yesu. Riko ya saibo, reko tasiki dore boresta, tashikatia, riko tisa ibonifo. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, uyu munsi uvuga ngo kirahagije. Haleluya. Ndagira ngo mvugane nawe, ndagira ngo mvugane nawe, ndagira ngo mvugane nawe mwene data. Urangurikiye umwanya, ndagira ngo muhamagare. Ndashaka dusenge, turi mu minota gusenga. Igihe uzengurukiye icyo kibazo cyo mu rugo kitarangira, icyo kibazo kizingiye, gisa n'icyagiye kibohera ku mugabo wawe, kiboheye ku mugore wawe, kiboheye ku mubyeyi wawe, ndagira ngo ntangaze itangazo uyu mugoroba. Igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, kirahagije. Ni mu ijambo rivuga ngo kirahagije. Alo, mwiriwe neza, ahimbazwe ibihe byose. Alo, ndakumva, urinde, uherereye he? Kirahagije, kirahagije, kirahagije. Umva, wowe mu kwizera wegura inkoni, ubwire Satani ngo Sata, igihe wanyenjereje, igihe wantereye, igihe wananirije, igihe warwanirije, igihe cyageze. Imana ishyizeho igihe, ntawe ucyongera. Imana ishyizeho igihe, ntawe wavuguruza umugambi w'Imana. Igihe umaze kuri uwo musozi kirahagije, 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 kirahagije ngo Imana ikore, kirahagije ngo Imana yigaragaze, kirahagije ngo dusenge. Ndagira ngo mvugane namwe, munyemerere abafite kwizera, abizera ijambo ry'Imana batarimenyereye, abizera ijambo ry'Imana batarihaze, abizera ijambo ry'ubuhanuzi, abizera Imana ikora byose, abizera Imana ifite amaboko, abizera Imana ifite imbaraga, abizera Imana y'amaboko magari, y'Imana yabambukije ikabajyana ikabageza i Kanani. Niyo mbabwira, niyo mvuga none, niyo ndirimba, niyo senga, niyo namamaza, niyo mbwira uyu mugoroba buri wese. Mu gihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, kirahagije, kirahagije. Ratiko sayo, rativa siya binifo. Ndagira ngo mvugane nawe, kirahagije, kirahagije. Ndakumva, ninde tuvugana? Ninde tuvugana? Hano ndakumva, ninde tuvugana? Alex, urumva gihagije? Urumva gihagije? Urumva Imana yashyiraho akadomo ugacana kukerekeza indi nzira Imana igushyiriyeho?
gusengana. Aho ngaho hariho nimero yanjye ya telefone iherwa na 56. Abo tutari buze gushobora ko dusengana nonaha, mwemerewe kuza kumpamagara kuri nimero yanjye tugasengana, kuko igihe ubereye muri ubwo butayu, igihe ubereye muri ibyo bibazo bitarangira, ndagira ngo mbabwire, iyo Imana ivuze mu ijwi ry'ubuhanuzi, icyo ukora wizera ijambo ry'Imana. Iyo wizera ijambo ry'Imana rikubera uko uryizeye. Iyo uritesheje agaciro, abaryizera ribabera uko baryizeye. Ndagira ngo nkubwire, igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, kirahagije. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo twerekeza ku musozo, ndagira ngo tuze gufata akanya dusengane. Alo, ninde tuvugana? Alo? Alo? Uherereye witwa nde? Ndumva Kimirongo, wowe uri umuturanyi wacu. Natwe aho ngaho niho dutuye Kimirongo, ndumva uri umuturanyi wacu wa bugufi. Igihe uzengurukiye umusozi urumva gihagije. Ndagira ngo ube imbere ya televiziyo yawe, kuko ndashaka gusenga. Hari abadayimoni nshaka kuvuguruza amagambo bavuze, hari imyuka nshaka gusenya aya masaha, hari imbaraga z'ikuzimu nshaka gutatanya, hari imyuka y'abarozi nshaka gucanganyukisha, hari imbaraga zaguteye nshaka gukubita hasi, hari imyuka ikubwira ngo ntabwo bizaba uko Imana yavuze. Ndagira ngo mvugane nawe, ijambo Imana ivuga rifite imbaraga hejuru y'andi magambo y'abantu yose. Ijambo Imana ivugana nawe rifite imbaraga kuruta ibindi byose abantu bareba. Ijambo Imana ivugana nawe rifite imbaraga. Iryo riremerera n'amagambo yose yavuzwe, yaba yaravuzwe n'abantu, yaba yaravuzwe n'abarozi, yaba yaravuzwe n'abandi, abakomeye bose bari munsi y'ukuboko kw'Imana. Ibintu byose biri munsi y'ibirenge by'Uwiteka. Ndagira ngo mvugane nawe mu kanya uri iruhande rwa televiziyo yawe. Ndashaka ko dusenga, uhagarare dusenga Imana, kuko igihe tuzengurukiye umusozi kirahagije, kirahagije. Urinde kuvugana uherereye? Alo? Muraho neza? Ahimbazwe ibihe byose mushiki wanjye. Ndagira ngo mubwire ko igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Uyu munsi no gusuzugura ibyadusuzuguye, uyu mugoroba no kwica imbaraga za Farawo. Amaboko ya Farawo agomba kuvunika, amaboko ya Farawo agomba kuvunagurika, imbaraga z'ikuzimu zigomba kugira ibyago. Satani uyu mugoroba agomba gukora ikiriyo. Uyu mugoroba Satani agomba gukora iki? Ikiriyo. Niba dufite Imana igaragare, niba dufite Imana twarasenze, iyo twasenze tugahamagara tukayizera tukayiha, tugaterera imisozi tukinginga tukarara hasi tukarambarara. Ndagira ngo nkubwire, ndagira ngo mvugane nawe, igihe uzengurukiye uwo musozi kirahagije, 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 kirahagije. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo dusenge umuntu wese umurikiye muri uyu mwanya. Ndagira ngo nkubwire, ugiye gutera ubwoba ibyari biguteye ubwoba, ugiye kubangamira ibyari bikubangamiye, ugiye gusenya ibyari byiyubatse imbere yawe. Imana igwaye ubutwari, igwaye ububasha ku byari bigufiteho ububasha. Imana iguteguriye ameza mu cyimbo cy'amarira, Imana ikubakiye mu cyimbo cyo gusenyerwa, Imana igabiye ibyawe byari byajyanywe, Imana yongeye kugarura agaciro kawe umwanzi yari yaratakaje. Imana yawe ni Imana nyamana, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ububasha, ni Imana ifite ubushobozi, irakomeye, irahambaye. Nekota sikibo, nekota ibo. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo twinginge Imana uyu mugoroba. Imana imenagura izo mbaraga zose, imenagura ubwo burwayi bwose, ikubite hasi ibyari bigiye kugukoza isoni mu izina rya Yesu. Ntabwo uzakorwa n'isoni, ntabwo uzamwara, ntabwo uzaba uko abadayimoni babivuga, ntabwo uzaba uko Satani yabishatse. Imana igiye kugambuza imigambi yose y'umwanzi kubw'imbaraga zayo mu izina rya Kristo Yesu. Haleluya. Ndagira ngo dufate akanya dusenge, ndagira ngo dusenge Imana. Hanyuma nimero nababwiye yangiriho,
iherwa na 56, 0788 67 88 56. Wayihamagara, wakoresha WhatsApp, wakoresha SMS, mu buryo bwose iriho. Ndagira ngo turasenga. Uyu ni umugoroba w'igicaniro cyo gusenga. Uyu ni umugoroba wo kugarura ibyanyazwe. Uyu ni umugoroba wo kugira ngo tubwire Satani ngo birarangiye. Ibyo wakoze warabikoze, ibyo wishe warabyishe, ibyo watwaye warabitwaye, ibyo wariganije warabiganije. Uyu munsi, uyu mugoroba ni umugoroba wanjye n'Imana, ni umugoroba wo kugarukwaho, ni umugoroba wo kwibukwa, ni umugoroba wo gukomezwa, ni umugoroba wo gutabarwa, ni umugoroba, haleluya, ni umugoroba wawe, ni umugoroba. Ndagira ngo nkwibutse ko ari umugoroba tugiye gusenga. Yemerera dusenge, kadusenga Imana, kugira ngo dusenge Imana. Ndagira ngo dusenge, munyemere dufata akanya dusenge. Ndagira ngo nkubwire ijambo rimwe gusa. Imana igiye kukugoboka aho bari babuza bakakugobotse. Imana igiye kukwamura mu itanura ry'umuriro kuko yabiye Danieli. Imana igiye kugukura kw'icyo kidendezi wari umazeho imyaka itari mikeya. Abo wategereje ntacyo bakoze, abagize ibyo bemera ntabyo bakoze, abakwemereye ntibagize icyo batanga. Umva, dufite Imana ishobora byose. Unyemere uhaguruke dusenga Imana. Aho uri, haguruka tugiye gusenga Imana. Aho wicaye wizere Imana ko ari Imana ubwira ikakumva, uyibwire ngo igihe uzengurukiye umusozi kirahagije. Mwami Yesu turagushimiye. Tugushimiye kuri Imana yumva gusenga. Tugushimiye kuri Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Abakwizera ntibazakorwa n'isoni. Abakwizera ntibazamura. Abakwizera ntibazigera bagira icyiza na kimwe bakena. Kubw'imbaraga zawe, kubw'icyubahiro cyawe, ijambo ryawe riratubwiye ngo igihe tumaze ku musozi kirahagije. Itorero ryawe, ubwoko bwawe, abo wamenye kera, abo wacunguje amaraso y'igiciro, abo watoranije ukabakura ahantu habi, ukabakiza ibyago, ukabakiza ibyaha. Uyu mwanya turasenze ngo werekane amaboko yawe uyu mugoroba. Buri muntu wese Mwami umugendere, buri muntu wese Mwami muremere ishimwe. Uyu mugoroba ndasenze, hari abadayimoni bagiye mu izina rya Yesu, hari imbaraga z'ikuzimu zikubiswe hasi mu izina rya Yesu, hari imigambi ya Satani iburishwemo, hari imikorere y'ikuzimu irangiye, hari imitekerereze ipfuye mu izina rya Yesu. Aka kanya turacyambika twerekeza mu masezerano, turacyambika twerekeza mu byo wavuze, turacyambika twerekeza mu ijambo ryawe, turacyambika twerekeza mu byo wagambiriye. Umugambi wawe ni mwiza kuri twe. Turasenze gukomeze kwihesha icyubahiro, turasenze gukomeze kuremesha, turasenze gukomeze guhindura ibintu. Ndabizi neza ko uyu mugoroba hari igitangaza ukoze. Ndabizi neza ko uyu mugoroba hari abantu basubijwe. Ndabizi neza ko uyu mugoroba hari abantu turi gutwara, hari abantu tuye ibibazo byinshi. Ndagushimiye Mwami ko uyu munsi ubaye umunsi udasanzwe. Dutangiye guterwa ibyari biduteye ubwoba, dutangiye kwinjira aho tutinjiraga, dutangiye gukingurirwa imiryango, dutangiye gukingurirwa amarembo, kuko iyo ukinguye ntawe ukinga, kandi iyo ukinze ntawe wakingura. Urugi dukinguriye urukingura urwegamiye. Utarwegamiye abarozi barugarura, utarwegamiye abagambanyi barugarura, utarwegamiye abagome barukiraho, utarwegamiye. Mana urwo ukinguye urwegamiye. Ndagushimiye kuri kumwe nawe. Ndagushimiye ko ari ababyeyi baruhutse, ndagushimiye ko ari abagabo baruhutse, ndagushimiye ko ari abakobwa utuye umutwaro, ndagushimiye ko ari abasore basubijwe mu imbaraga, ndagushimiye ko ari imitima iruhutse. Icyubahiro nikikugarukire mu izina rya Kristo Yesu, amen. Murakoze, mugire umugoroba mwiza wo kugarukwaho n'Imana, wo gutindana n'Imana. Imana ibahe umugisha. Telefone yanjye nayibahaye, muguge neza. Shalom, shalom.